n'ukuntu ntabwo bata nkakugira inama nkaguhindura noneho ugakora ibyiza mu bibi ukajya turashize Kamu satani. Nikamwire satani. Nikamwire nuzewe. Twicare. Umuntu no mbese ngo bimeze bite. Ariko twarakubiswe pe. We ninde wapfuye ninde? Yesu ashimwe abasore. Ibyo ni ibiki? Umuntu uvuga ninde? Yesu. Utubabwiye ku musaraba ntago muzi. Ako se Yesu nawuzi. Yesu watwitangiye ku musaraba uzi. Wamaze nkamuvugisha. Uwo Yesu rero nagira telefone bamushakiraho ahubwo aba mu mutima wawe akakugira inama agatuma ukava mu bibi. Nikamwire nuzewe. Umutima nama ubundi mutima nama niki? Umutima nama ni ukuntu nagufata nkakugira inama nkaguhindura noneho ugakora ibyiza ukava mu bibi ukajya ureka kugenda ku muhanda utukana. Urabyumva ute? Njyewe Yesu uwo nguwo urumva Yesu kurya murasangira no kunywa mugasangira kugenda mukagenda Yesu uwo nguwo no bavuga ngo no kunywa murasangira ano pisakano no satani ndangwa turashize amena mugenzi wanjye. Sasa rero muravuze ngo iyo muri urimo kunywa ngo buri kumwe na Yesu ko ari weho nawe Yesu muvuga ari hehe? Uwo Yesu rero ariko sha mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogoshingaje abuye ni Kigali. Kuki se mbahayeho mukaba mwambwiye ngo Yesu ngoma aho muri kumwe mamagiye mugendana ko mbahaye mu ijuru kataje ngo dusangi. Ariko mana yanjye nagendana wangekera we igihe nakubwiye ko Yesu aba mu ijuru ntago uri kubyumva ntago uri kubyumva wewe ntago ari kubizi. Nje niko mbizi n'abantu bose barabizi. Ubwo uyu nguyu ni uwahe? Ntago n'ubwo kuri isi wo kwa Satani. Ubwo uvuze ko ari kwa Satani. Satani yabya Rusofera yabyaye wowe n'umukuru wawe. Turabana b'Imana. Nikimenye umenye gusenga Imana. Numvaga ko umuntu ukuri agira ngo nutuyoka turimo kunjororamo abo ndi muburozi ese ko nizera ko nabaroze ako se wewe iyo usenga Imana iyo mbiro yisabatroze amazi baduhaye yarari muburozi nahi ndabona numva umutima urasimbutse uva mu gitereko ariko nshaka kubikubwira ndavuga ati rero ntago baturuze kandi nawe turashize tubwira tukabureka kubona. Nikamwire nuzewe. Naba mu mutima w'umuntu nagakubwira ati uburozi reka ubwo arakureka ugapfa wapi. Nikamwire nuzewe. Ata uburozi waduhaye mu mazi uramara igihe kingana gito iminota 3 ukabura umunakire ugashaka n'ibitabo by'indimbo ukaririmba ugakora n'amasengesho kugira ngo ukire. None se ubwo ibyo wabikora mu gihe kingana gito? Nikamwire nuzewe. None se uratubwira ngo ni mu minota 3 ni iminsi ngahe iyo minsi yose kandi irimo iminota magana urumva wowe byakunda? Urashaka ukuntu bigenze ariko uyu nguyu uvuga tujye nagusanga ndajya nkuri bata kugira ngo iyo usenga Imana yawe ugasenga na Yesu akatubwira ko atari mu burozi. Ubu ntago tuba tubayeho yewe ntacyo muba najyango ndebe kwizera kwanyu. Mana we nubundi regatwe nge nizera Imana yo mwijuru. Imana yabibonye iravuga ati abana banje nta kintu baba.
ndababeshya ngiye no gupfa n'ubundi. None se kubera iki waturoze? Ahubwo mushaka no kubivuga gutyo nkahita mbashyira kuri aka gacupa ajya nkaraga ahangaha bikubita hasi nawe nkaraga ahangaha bikubita hasi. None se ndimo ndemera ko ndizera ko waturoze. No kuki waturoze? N'ubwo ashaka kugira kuyihe ntego kugira ngo ndebe kwizera kwanyu. Jesus is Lord. None ko kwizera kwacu ari byiza, je nizeraga Imana yanjye yo mu ijuru. None igiye kudukiza. Ngiye kubashyira rero kuri aka gacupa mbite mbica. Twica. turashize Akapfunikiza. Ubwo n'urupfu rwanjye arujyanye. Ararujyanye. Ubwo urapfa impfu ebyiri. Urwa ariko ntabwo ndi kurubona. Ngewe ubwo ngo no kuvuga yuko nsenga cyane. Akira nkwe ntago nabarozere akira. Bayasongera kandi satani ntabwo ari gusa ariko sha mu ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kumushingaje abuye ni Kigali. Naribi wa mungaruzi ko nta nubwo nzanapfa vuba. Sasa mwese ubwo nabafatiyemo hasi undi nkazapfa. Dufatiyemo none se nabafatiyemo ngiye kugakaraga mite bica neza. Dore ngewe nguyu hano. Wambere kandi ngiye guhera aho ndimo kandi sha